akenshi abantu bakunda kuvuga ngo igitekerezo cya business, ngo business idea, ngo igitekerezo cyahindura ubuzima bwawe. Hari umuntu ushobora kuzakubwira ngo man, ngo nukuri, ngo nabonye igitekerezo kimeze ngo nka Facebook, ngo ubu ngubu tugiye gukira. Ese ibyo bitekerezo biva ubundi se buri ibyo bitekerezo ni ngombwa? Icyo nicyo nshaka kutuganiraho muri iyi video. Igitekerezo cya business, hari video twakoze igaragaza uko kiza. Ese ni ngombwa? Ni ngombwa mu rugero rungana iki? Kiva hese? Ese ukwiriye kumara umwanya wawe wose ushaka igitekerezo cya business? Ngibyo tugiye kuganiraho. Kora subscribe niba utarayikora, turane nyuma yako kananga tubiganire. Ikaze, mushimiye kuba uri kureba video yanjye aka kanya. Njye nitwa Didier Joye, nk'ibisanzwe aho tuganira ibintu byinshi bitandukanye byo mu buzima busanzwe, akazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa ikintu kinini tuganiraho ni business. Donc abantu benshi bari hano n'icyo kintu tuba tuganira, ibintu byaduteza imbere mu buzima, kubona amafaranga, gucunga amafaranga, ngibyo ibyo tuganiraho hano. Uyu munsi tugiye kuganira ku kuntu abantu bafata igihe kinini bashaka igitekerezo cya business. Rero ngiye mfite ikibazo ku giti cyanjye. Igihe cyose ninjiye mu kazi, kuva narangiza ishuri, kuva narangiza secondaire, nagiye navuga mu kazi gasaba gutekereza, kuzana ibitekerezo. Yewe niga na secondaire nicyo kintu kinini navuga ngo cyari kiri mu bintu twiga, kuko niba uri umutekinisien ushaka gukora ikintu gishyashya, guhora ushaka guhanga gashya, urumva uhora ushaka ibitekerezo. Bituma rero kenshi abantu bari iruhande rwawe ukabona business bari gukora si sawa. Ushaka kugira igitekerezo cya business gishaka kuba Amazon, gishaka kuba Facebook, kibe kinini nyine, abantu bose muri kumwe bikaba ari ibyo muhora muvuga. Bituma rero ngira ibitekerezo byinshi pe, nkubwije ukuri, ngira byinshi ku buryo ushobora kuvuga ngo wow, ngo wakora iki byagenda gutya. None ibitekerezo nabyo bigenda birutanwa. Ibyo natekerezaga mu myaka yashize ntago ari byo mba ngitekerezo. Ese bikwiriye kuta umwanya munini nyine uri muri ibyo ngibyo byo gutekereza ibitekerezo? Hari n'umutipe w'inshuti yanjye wakunda kuzavuga ngo tuganire, ngo iyo turi kuganira ngo tubone ibitekerezo. Igihe cyose nishiraniye nawe nta gitekerezo turabona no kuri ngo tunagihinduremo business. None se ibyo bimaze iki? Ikintu cya mbere rero nshaka ko tuganiraho muri iyi video tukemeranyaho, burya igitekerezo ni cyiza, ariko gushyira mu bikorwa igitekerezo ukagihindura mu bikorwa ni nko gucukura zahabu. Iko byumva ukuntu mvuze, igitekerezo bwacyo ni cyiza, ariko kugishyira mu bikorwa ni nko gucukura zahabu. Sinibuka neza uko ibyo bintu babivuga mu Cyongereza, ariko mu Cyongereza niho bakunda kubivuga. Iko byumva, igitekerezo bwacyo nta kintu kimaze. Burya buri muntu wese yagira igitekerezo. Icy'ingenzi gihaguruka ugiye gukora. Ntugate umwanya wawe ngo udashaka ngo igitekerezo ngo cyahindura ubuzima bwanjye, ngo umare igihe kinini ngo uri gutekereza ngo igitekerezo cya business. Tangira ukore icyo ubonye hafi aho, tangira ukore icyo. Uzi impamvu ibyo ngibyo ari byiza? Umuntu umwe aramutse agize igitekerezo cyiza cyane ku mugani cyahindura ubuzima bwe, yarangiza agahora atekereza ngo igitekerezo kizahindura ubuzima bwanjye, akajya ahura n'inshuti ye ngo uzi igitekerezo mfite, ngo man, ngo hari business dushobora gukora, iyi business kabisa ngizunguka. Akagenda akabibwira abantu ngo hamagara guzi, ngo nabonye igitekerezo kizaduhindura abakire. Akaguma muri ibyo, undi akakibona kitameze nka cya kindi, agakora version ya mbere, agatsindwa, agafeiringa, iya kabiri, iya gatatu, ajya kugera ku ya kane biri kugenda bisobanuka. None uri kumva abantu bitandukaniye. Ntukavuge ngo igitekerezo, umuntu abonye igitekerezo kiza, n'umuntu ubona igitekerezo akanga gukorana n'abandi kuko nta bushobozi afite ngo batakinyiba. Genda ukore, korana n'abandi bantu. Icy'ingenzi si igitekerezo ngo ufite igitekerezo ngo cyahindura isi. Oya, gukora ni iby'ingenzi. Kuva uyu munsi rero, aho guta umwanya wawe ngo ushaka igitekerezo cya business ngo cyahindura ubuzima bwawe, genda ukore ibyo uri kumva utekereje vuba bishoboka. Ukore. Gukora cyane ni byiza kurusha ibitekerezo, kuko buri muntu wese uri kuri iyi si agira igitekerezo, ariko abantu bake nibo bashobora kubihinduramo business. Kandi nanone gutera imbere ntibisaba ibitekerezo, guhitira igitekerezo cyahataye, bisaba gukora. Kuko akenshi kugira ngo tuvuge urugero nka business igitangira ibe successful, itera imbere, ntago biva mu buryo igitekerezo cy'iyo business ari cyiza. Ibyo ni ikintu kimwe gishobora gutuma itera imbere, ariko ntago ari cyo 100% bivamo.
uzi icyo bivamo mu gukora cyane, kuko akenshi igitekerezo mwanatangiranye sinacyo murangiza mufite, oya mushobora guhindura mukagenda muhindura. Niyo mpamvu rero aho guta umwanya wawe ushaka igitekerezo, umwanya wawe uri gukora cyane. Ngiki cyo nashaka ko tuganira muri iyi video, ishobora kuba ari ngufi ariko ni icyo ngicyo rwose nashaka ko tuganiraho. Kwanda rero kuri iyi video uyirebe nayo, cyangwa ukande kuyindi uri kubona hafi aho ngaho utigeze ureba, noneho sasa tubonane muri iyo video ikurikiyeho.